Bo iyo bitekereje birababaza ariko kandi usubiye inyuma turaba Kristo tugomba kubabarira. Kuba muhuye nawe n'uwo muntu wakoze ivyo bintu kubgawe uzutekerezaho mukorera iki? Bo ntana kimwe no mutwara wenda ku buryo nshobora kuvuga ngo no mugirira nabi. Ni iki cyane cyakweretse ukuri imfubyi? Ni ikihe kintu ubona wenda reaction yabaye ugahita wibona kuri imfubyi? Aramwica. Yego. Amwica uko nza n'umugabo mwisha Amutemye Numupanga. Twongeye kubaramutsa abakunzi y'Imuhira studio, tubahaye ikaze kuri uyu munsi turi wa gatandatu itariki 13. Dufite umutumirwa udasanzwe kuri uyu munsi mubona imbere ya kamera y'Imuhira studio. Reka tubanze dushimira abakunzi bose b'Imuhira studio ku muhate cyangwa se umwete mugira wo kudukurikirana. Mwebwe mwahisemo ibiganiro by'Imuhira studio, mwebwe mukunda chaîne y'Imuhira studio, turabibashimiye cyane n'iby'agaciro gakomeye. Dusaba utarakora subscribe kugira ngo ayikore, nawe umaze kuyikora dukomeje kugushimira cyane. Hanyuma reka uyu munsi tubanze twakira umushitsi wacu. Akoze cyane. Hanyuma nkuko tubigenza hano ku chaîne yacu Imuhira studio, abantu babimenyereye barabizi, uzubanza ukibwira abantu hanyuma tukabona kwinjira mu kiganiro. Ngaho ibwira abantu rero. Nitwa Bihozagara, ndi umudahurwa, ndi umwishwa w'abasinzira. Ubwo urubatse cyangwa ntiwubatse? Ndubatse. Uri umukwe w'abaki? Ndi umukwe w'abarundi. Muzehe yapfuye, je nari nkiri umwana mutoya. Wari ukivuka? Urakoze cyane, turakiriye kuri Imuhira studio. Hanyuma udusangiza kuntu washatse se cyangwa nimba warabomboye cyangwa nimba warakoze ubukwe? Jewe ese turahera kukigira igitekerezo cyo gushaka byaje gute? Igitekerezo cyo gushaka ntacyo nigeze ngira. Maze gushika nyine mu rugo, famille urabizi imico yacu nyine ya Kinyamurenge. Maze kubura umwana w'imfubyi ari we muhungu mukuru, famille igenda ikicara hasi nyine ikakwigaho, ikabona ko bikwiriye ko ushaka. Ego none bamaze kwicara barabiganiraho, barampamagara. Cyo gihe nari nkiri umwana muto, 17. Ego ku buryo umunsi wa mbere babimbwira naje byari ko bintera isoni. Babivuga kabisa, kabona ko ari ibintu bitoshoboka. Nuko noneho bakomeza kubinshiramo, uwo duhuye wese nta rindi jambo, hakuye mwaramutse ni genda ushake. Ego noneho uko iminsi iguma kugenda ngo nduhe numva noneho nushaka. Isoni zirashira ngo ndangize igitekerezo. Bakikubwira ngo ushake, ari umugeni bakubwira? Bakwereka ngo uriya ni umugeni genda umushake, cyangwa barakubwira gusa ugenda ushaka uje gutereta wenyine? Cyo gihe nta mugeni bambwiraga, barambwira gusa ngo genda ushake. Ariko naje cyo gihe nari ntangiye nyine kuza ntereta. Gihe abana bo muhana cyangwa bo hakurya y'iwacu? Hakurya y'iwacu nagaza nandika urwandiko rwaje. Nawe wanditse urwandiko? Nanditse nkazingahe kabisa. Mu Kinyamurenge cyangwa mu Giswahili? Nazaga nandika. Nazaga nandika mu Kinyamurenge. Ego tiyanyishuraga. Ariko icyazaga kinezeza nuko yarufataga, yarwakira gusa icyo cyonyine. Umenya gutyo yarwakiriye cyangwa yarufata? Uwo nazaga ntuma yazaga mbwira ko yarusomye kabisa.
wakezo kwandika hanyuma ntiyagire uwo muntu uruhaye ntagende ngo aje ahantu arusome. None uwo muntu nabaga mwizeye kandi nawe yarantumaga. Umukobwa nateretaga yari uwiwacu, uwo yateretaga yari uwiwacu, ndetse we baranashakanye. Hanyuma bize kugenda gute umaze kubimasha gushaka? Umaze kumasha naragiye negera data wacu nyine, amubwira ati ya gahunda yabaye. Nabishimye neza ku mugaragaro. Ati none ga oya umugeni nari mufitega niwo wowe inzara. Niwe wowe wakezo wandikira? Bukeye ubwo yaragusubiza n'umunsi n'umwe? Yarataransubiza. Angize noho uramubwiraga ko gahunda yaje wabigize, icyakurikiyeho niki? Icyakurikiyeho yarambwiye ati se wamashije? Ati namashije. Wamashije? Ati namashije. Ati none umugeni ni uramufite se? Ati nicyo kintu mfite. No buri kindi ariko umugeni. Umugeni mwari mutarahura amaso ku maso ngo muganire wumve ko uwo nguwo uwo wakezo wandikira niwe waje gushaka? Oya siwe naje gushaka. Uvuga yakwiriyeho ubwo siwe naje gushaka. Bazavuga ngo ukunda si uzutwara. Yego. Ariko muzo napangaga nari nzi ko wenda ari we. Ambazaga umugeni ngo buce rero ako kanya mpita mubwira ati ndamufite. Arambaza ati se nuwuhe? Ndamubwiye ngo arangize ibyo abasaza nyine nawe urabizi. Aguma kuzana impamvu ndenda nyereka ngo ruhega munkuraho nyine riraba. Agukura kuri uwo wakezo wandikira? Ankura kuri uwo nazaga nandikira. Yamamukugayira? Aramugaya, yamamuhindura inani. Nuko kugira ngo ukore ikintu wenda ababyeyi batabyishimiye nabyo nejo bundi biza bikugiraho ingaruka. Yego. Tubaherekeje rero ati nguyu umugeni. Je sinari narushe namubona pi. Nuko ndisekera. Arambwira ati uyu ni umujana nzaguhinka. Ndisekera nuko birashira. Oya yari undi mugabo gusa twari duturanye nawe niho yari agishaka. Yaravyaye ka kabiri ndibasa. Yego. Nuko ngo bucega turabaherekeza ndetse turanabaherekeza tugera mu wundi muhana turaharara. Twaherekeje icyo gihe kiyumbe cyari cyose kabisa. Neza turarara twaje kuva misa 7 z'amanywa. Nuko mwagiye gutora ubazoherekeza. Nuko ngo dushike muri uwo muhana turataramye. Burakeye mu gatondo uwo mugeni nyine bariko bandangira akabaziranye n'undi muhungu w'inshuti yanje. Ni nawe twajanye kumuzana. Wowe ufatireho gahunda aho nyine uwo munsi? Gahunda yo kuzana uwo? Oya ta gahunda kabisa. Ngo tube turi mu gitaramo uwo muhungu nawe aramwege ngo dushikega umukobwa ndamubonye. Ni naryo urumva niryo rya mbere ni nkaho nari nkimubona kuko ico gihe mu mahuduma n'ibitaramo novuga ko ntari namubonye. Mushike ibintu za ruguru uti naragukunze nkikubona cagihe ndagushima none ga naje kukujana. Nuko umukobwa ntarindi jambo. Umukobwa ntarindi jambo yinjira mu cyumba ariteguye aranatinda cyane. Nari nashonje ntegereje ko wenda yonangaburira tiyangaburira. Umuntu wagiye kuwombo nagiye ntariye kubera ama emotion niko novu. Nuko ngo ndangize ariteguye yaratinda mbwiraga bacu teme ntiti turaraga hangaha mugende gamurebe nanone ntasohoka wenyine. Abakobwa baruguru niko bazabagira
abacu barinjiye baramusohoye naje wasigaye utora inkoni zabo n'imyivuri twari dufite nari mvuze ko ntabomboye kubera ko nari ntarabatizwa nawe yari umukatolike mudushike mu rugo baratubatiza twembi barangiza baca kudusengera mu rusengero. Ubwo yaza gutarama gutyo ari umukatolike muri mu gitaramo yari umukatolike nkuko bisanzwe mu buzima busanzwe abantu barabizi buriya amateka y'imfubyi ni manini cyane kandi aragoye kabisa bazavuga ngo ijoro ribara uwariraye buriya imfubyi nizo zizi ubuzima cyangwa amateka yazo nkuko bisanzwe ni muri iyo ka twatumiye umuvandimwe hano kugira ngo abashe kutugezaho ubuhamya bumwe nyine n'ukuntu yagiye akura muri ubwo buzima bwa gipfubyi nkuko novuga ko nyine ntibiba byoroshe cyane murumva ko wabaye n'imfubyi ukiri umwana muto cyane nubwo abantu bamubona ko ari mutoya nyine ku isura niko bimeze ariko buriya amateka ntabwo asaba imyaka myinshi cyane cyangwa se bisaba kuba ubifitemo experience gusa naho buri mutoya. Hanyuma tutagiye kure manzo tubwire ukuntu waje gukura nyuma yo kubura so nyine mu gihe nyine wari umaze kuba imfubyi ico gihe umwarimu bahehe ico gihe twabaga ahantu ngo ni kuri Gatobwe kuba hazi ni muri Moye Plateau haruguru mu misozi ya za Uvira niho twari dutuye ahantu hitwa Gitigarwa. Yego tubwire rero wakuze cyane cyane mbere yuko tuza wenda kugaruka ku rupfu rwaso banzo tubwire ubuzima wakuriyemo nyuma nyine umaze no kumenya ubwenge cyane cyane kuko uri mutoya ntabwo ntushobora kumenya wenda ko uri imfubyi bibaho iyo ukiri mutoya buriya ntushobora kumenya uko uri imfubyi uza kubimenya neza umaze gukura guca ubwenge wowe umaze gukura umaze guca ubwenge niki cyane cyakweretse ukuri imfubyi ni ikihe kintu ubona wenda reaction yabaye ugahita wibona kuri imfubyi ikintu kiba ukabona ko uri imfubyi ni igihe wenda wahuye n'ikibazo hari igihe uhura n'ikibazo kiremereye ukavuga ati niyenda iyo nza kugira muzehe naje suko siko biba bimeze. Yego birumvikana nk'ubuzima bumwe bugoye uba warakuriyemo wibuka bwo ari ubuhe ugerageje kwibuka ubuzima uzumva nubwo wenda uko wenda bimeze ubu ntabwo ariko byari bimeze kera mbere ariko wenda hari ubuzima uvuga ati naciye muri ibi buzima nyine bwa gipfubyi bukomeye woba wibuka kumva burakubabaje kandi bugukoze no ku mutima nubuhe bo nje sinigeze mba cyane mu buzima bw'ubupfubyi kuko icyo gihe nari umwana w'imyaka 5 mpita nja kwa sogokuru kwa kaka mbese urazi ko iyo umwana agiye kwa nyirakuru azarerwa uko yishakiye ukabaho mu buzima bw'ubutesi nahagiye mfite imyaka 5 ndahaba igihe kirekire sinigeze wenda sinovuga ko nageze mba mu buzima bubi kubera ko naratetaga ndi kwa kaka. Yego hanyuma naje kuhava ndi umwana umaze kuba mukuru nari ndangije première na secondaire. Yego ndangije première ndahavaga icyo gihe mukuru wanje nyine niwe wari imfura mwacu amaze gupfa mbona gutaha nsangaga mama. Yego ubwo wamusanze akiri kuri Gatobwe icyo gihe none mukuru wanje amaze gupfa naje narimba kwa kaka nyine ahantu bita mu Mibunda niyo nakuriye imyaka myinshi maze rero icyo gihe mukuru wanje amaze gupfa
tukaba twari tubwira ba data wacu bari batuye ahantu ngo ni Gahororo, bahita bamuzamukana nyine. Yego. Ushitseyo kuri wamaze gupfa, ushitse muhira bigenda ico gihe nani ntangiye kuba umwana nyine, ntangiye kumenya ubwenge, munshike sanze nyine mukuru wanje yarapfuye, nico gihe natangiye kwiga kuba umugabo. Yego. naho washakiye nyine? Aho nashakiye. Wavuze ko muzehe wawe yashaje ryari? Muzehe yashaje nje nkiri umwana. Yego, nari umwana uko nza numva ngo nari umwana utangiye gukambakamba. Yaraye kuba umuvukanyi we, amaze kuharara rero bukeye barajana mu kiraro ngo hari inka yaragiye kumwereka, kuko nyine yari umucuruzi w'inka agiye kumugurira inka, ngo ashike bageze iyo ngiyo mu kiraro aramwica. Yego, amwica uko nza numva ngo yamwishe Amutemye Numupanga, ati umuntu naguriye ikirato nguyu. Nuko barangize bafashe wa mugabo baramukubise, ndetse ngo banza no guhakana cyane, ngo gera aho ngaho aza kwemera nyine ko ari we, arangije aje kubereka nyine aho yamwiciye. Yamaze kumwica aramuhisha, barashakaga abantu barahebura nyine. Yego. Wewe uramuzi wenda wagiriye so nabi, kuri ubu ngubu uramuzi ibyo ari byo byose, ndibaza ntabwo wamenye izo nkuru zose, cyangwa se wenda mama wawe baramukubwiye, urumva ko nyine bamufasha akabyiyemerera ko ari we wabikoze, uwo muntu nta mpamvu zo kumuvuga. umuvuga nta kibazo, nimba nta kindi nta mpamvu zo kumuvuga, kuko njyewe narababariye niko novuga. N'ikindi cyongeyeho twiganye n'umwana we, twiganye guhera muri primaire, sinibuka neza niba twarahereye mu wa gatatu turazamukana kugeza tugeze muri première secondaire. Anje nkaba nari mbizi, ariko umwana we ntabyo yarazi. Mwari mubanye gute? Umubano wanyu wari umeze gute? Umubano wo mu ishuri nta nzigo namugiriraga, usibye ko iwe wenda atarabizi, ariko nje nari mbizi. Yego, kuko narageze kwa kaka, kuko nabwiye ko ariho nakuriye, baramumbwira nyine, nawe niyo go ruhande yaratuye, ngo ndangizega nsanga twigana n'umwana we, kabifata nk'ibisanzwe. Yego. Urakoze cyane, nta kibazo. Ubwo nihagera nibiba ngombwa ko wenda uzamuvuga uzamutubwira, ariko buriya kubabarira ni byiza naho. Hanyuma se ku bwawe ni irihe somo byaguhaye, cyangwa se ubu ngubu bifata gute iyo bitekereje? Iyo bitekereje birababaza, ariko kandi usubiye inyuma turi abakirisitu, tugomba kubabarira. Icyo nubwira abantu n'undi wese byo byarashikiye, tegereza kuzakira akababarira. Ngubu muhuye nawe n'uwo muntu wakoze ibyo bintu, ku bwawe uzutekerezaho umukorera iki? Nta na kimwe no mutwara wenda ku buryo nshobora kuvuga ngo nomugirira nabi, ntacyo no mutwara, ndetse duhuye wenda nanishoboye no mufasha. Ni iyihe mpamvu wumvise ko ushobora gutanga ubuhamya cyangwa se kubushira hanze? Ku bwawe ni iki wabitekerejeho iki kugira ngo utange ubuhamya? Kugira ngo wenda ntange ubuhamya,
no kugira ngo iyo umuntu yikuyeho ikintu uza wumva uruhutse mu mutima kandi isaha buhekeye ni bwinshi cyane kandi no kugira ngo wenda ahari nawe nimba adukurikirana yumve ko nta mutima mubi narababariye. Turanagukomeje cyane wihangane, hanyuma reka tugushimire, dushimire abakunzi b'Imuhira Studio bakurikiranye ikiganiro kugera ku musozo.